turakwitabye karame nyagasani, karame nyagasani, karame nyagasani, turaje ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatatu cya Adiventi, tariki 16 Ukuboza 2024. Ngaha aho tugiye guhurira n'Imana kugira ngo dukize ku mpuhwe zayo. Isomo rya mu gitabo cy'Ibarura umutwe wa 24 umurongo wa 2 kugeza ku wa 7, umurongo wa 15 na 17. Umuhanuzi Balamu w'umunyamahanga yari yaje kuvuma Isiraheli. Yubuye amaso abona Abayisiraheli bashinze ingando, buri nzu iri ukwayo. Umwuka w'Imana umusakaramo, maze abahanurira muri iki gisigo agira ati: arabivuze Balamu mwene Bewori, arabivuze umugabo ureba akageza kure, arabivuze uwumva amagambo y'Uhoraho akabona iby'Uhoraho amweretse, maze yaba yatwawe mu Mana amaso ye agafunguka. Mbega amahema yawe Yakobo ngo araba meza kimwe n'ingabo zawe Isiraheli. Ameze nk'amazi atemba ava mu isumo, ameze nk'ubusitani bwo ku nkombe y'uruzi, ameze nk'imisaga yiterewe n'Uhoraho cyangwa amasederi yo ku nkombe y'umugezi. Ni nk'amazi yarenze imiyoboro agasendera mu mbuto. Umwami wa Isiraheli azaganza Agagi, maze ingoma ye izasagambe. Nuko yongera kubahanura muri iki gisigo agira ati: ndabivuze Balamu mwene Bewori, ndi umugabo ureba nkitegereza. Ibizaba ndabyumvira, nyamara si ibya vuba, ndabyitegereza ariko ntibindi bugufi. Mu nzu ya Yakobo hazavuka inyenyeri, mu muryango wa Isiraheli hazaboneka inkoni y'ubwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 25. Nyagasani, ntoza kugenda mu tuyira twawe. Uhoraho amenyesha inzira zawe, untoze kugenda mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ari we Mana nkesha umukiro wose. Uhoraho, ibuka ineza n'urukundo wagaragaje kuva kera na kare. Ntiwite ku byaha n'amafuti nakoze nkiri muto, ahubwo unyiteho ukurikije impuhwe zawe, ugirire ubuntu bwawe Uhoraho. Uhoraho agwa neza kandi n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha bagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya baganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Amayira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka, akabigira abakomera ku isezerano rye no ku mategeko ye. Ibanga ry'Uhoraho ribwirwa abamutinya, maze akamenyesha isezerano rye. Nyagasani, ntoza kugenda mu tuyira twawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 21 umurongo wa 23 kugeza ku 27. Muri icyo gihe Yesu amaze kwinjira mu ngoro ariho yigisha, abatware b'abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango baramusanga bati: ibyo ubikoresha bubasha ki? Ninde waguhaye ubwo bubasha? Yesu arabasubiza ati: reka nanjye ngire icyo mbabaza, nimukimbwira nanjye ndababwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Batisimu ya Yohani yaturukaga he? Ni mu ijuru cyangwa se ni ku bantu? Ariko baribwira bati: nidusubiza tuti ni mu ijuru, aratubwira ati: mwabijwe n'iki kumwemera? Naho nidusubiza ngo ni ku bantu, ntidukira rubanda, kuko bose bahamya ko Yohani ari umuhanuzi. Basubiza Yesu bati: ntitubizi. Nawe arabasubiza ati: nanjye nuko simbabwiye inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Umwanzi yateze imitego, yitwara bamwe ndasigara, nasanze ukinzirikana, kubera impuhwe zawe inkingi negamiye, amizero yabihebye, rukundo rutagereranywa, umbereye umutamenwa, umbera umutabazi, umbera ubutwari, rukundo rutagereranywa, umbereye umutamenwa. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro
Yezu Kristo akuzwe mu mitima yacu, akuzwe mu ngo zacu, akuzwe iwacu. Iyi ndirimbo duhereyeho cyane cyane icyo gitero cya mbere, ngo umwanzi yagize ate, yateze imitego itwara bamwe, njyewe ndasigara. Ikibazo kikagera gite, kuba warasigaye nuko bariya bo batari bafite amayeri yo kwitegura, bitabye Imana bitahiye cyangwa yashibukanye. Aha, kuba rero warasigaye ntukishongore, nanjye sinkishongore ko ari ubwiza bwanjye cyangwa amaheri yanjye, ahubwo nuko Imana igutegereje ngo wisubireho. Iki gitero gisoza neza ko ari impuhwe z'Imana, ni impuhwe z'Imana, ntabwo ari ku bwawe, ntabwo ari ku bwanjye. Iriya mitego yashibukanye cyangwa utarashoboye gusimbuka, bishoboke ko ari cyo gihe cye cyari kigeze, nayo ni inzira ye Imana iba yateguye. Nawe rero nubona wasigaye ntacyo wabaye, ujye ushimira Imana, ari kuvuga uti ntabwo ari ku bwanjye, ntabwo ari njye wishoboje. Iriya mitego kuba itamitanye nayo ni inzira ubutumwa Imana ashatse guhanyuriza. Buri wese rero umwanya agezemo ajya avuga ati ahangaha nshobora guhabona ubutumwa bw'Imana ko ari Nyagasani uhanyujije kugira ngo angirire neza. Buri munsi Imana itugera neza, buri munsi badutega imitego, ariko Nyagasani niwe uzajya udufasha kuyisimbuka. Abantu bashobora kudutega imitego ugahura n'ibizazane, ibibazo, ibitotezo, ibyago. Ese ko wisimbuka n'imbaraga zawe? Aha, ngaha rero tujye kuvoma muri aka kanya imbaraga z'Imana zidufasha gutsinda. Turaza kuzirikana ingingo remezo y'aya masomo, iraza kugira iti umugambi w'Imana ni ndakuka. Imana ishobora kukunyuza ahangaha, igakunyuza hirya, igakunyuza hino, ari ukugira ngo ikwereke ukuboko kwayo, ari ukugira ngo igukize. Imana ikora ibishoboka byose kugira ngo idushoboze ku neza yayo, kuko umugambi w'Imana ni ndakuka. Nawe wabonye ko umugambi w'Imana ni ndakuka, kuko Imana yashatse mpaka kizagerwaho, ikabinyuza mu nzira nyinshi mpaka bizakunde. Nawe niba uri mu babonye iyo neza y'Imana, bwira Imana uti amen, amen. Umugambi w'Imana ni ndakuka, amen. Amasomo turi kwakira arimo imitego, guhera ku isomo rya mbere kugeza ku ivanjiri arimo imitego, ariko Imana ifite hagenda inyuza abantu bayo kugira ngo ibakize. Ngiye kiranga umukiro, nuko nyine Imana ifite ukuntu igenda ibikora kugira ngo ubeho. Mu isomo rya mbere twumvisemo umutego ukomeye cyane, uriya muhanuzi Balamu. Iyo dufatiye ririya somo aho rigeze, abantu benshi ntabwo babyumva vuba, kubera ko uhita ugira ngo ni ubuhanuzi busanzwe bwari bumujemo agahana umuryango wa Isiraheli, ko twabizikaye mu gitabo cy'Ibarura. Batubwira ko Abayisiraheli bari bari kuva mu Misiri bagana mu gihugu cy'isezerano, nuko baza kunyura mu gihugu cya Mowabu. Umwami wa Mowabu ararakara cyane, arabisha uburyo Abayisiraheli bamuvogerera igihugu, nuko ategeka ko bagira Abayisiraheli nabi. Nibwo rero atumye umuhanuzi Balamu, wari usanzwe nyine ari umuhanuzi w'ibigirwamana bye ku rwego rw'abapfumu, nuko aramutuma ngo ajye kuvuma Isiraheli, we kujya bamuvogera igihugu abagirire nabi. Ngo ubutumwa yari yahawe n'umwami ubasha bw'iyi si kugira nawe umuryango w'Imana. Nuko ngo ageze imbere y'umuryango w'Imana, ibintu birahinduka, narinjye kuvuga biricanga. Aho kugira ngo umwuka w'ubupfumu umuzemo, ahubwo hazamo umwuka w'Imana umuzamo. Ababyeyi muri bishene igitangaza, nuko guhera ako kanya ahita atangira, aho kuva umuryango w'Imana ahubwo atangira awusingiza, atangira awuhanurira uko bizagenda. Turumva rero imvugo nziza uburyo asoza iki gisigo cy'ubuhanuzi, yerekana uburyo inzu ya Isiraheli hagiye kuzavuka umuhanuzi inyenyeri. Ati ibizaba ndabyumvira, nyamara si ibya vuba, ndabyitegereza ariko n'ibindi bugufi. Mu nzu ya Yakobo hazavuka inyenyeri, mu muryango wa Isiraheli hazaboneka inkoni y'ubwami. Amen, amen, amen. Murumva uburyo ibitangaza by'Imana, murumva uburyo Imana ikora ibitangaza. Tekereza nawe kuri iyi foto,
yuko waruje ufite misiyo, ufite ubutumwa bwo ugiye kuroga, bikaza kurangira ubaye umurezi. Wari ufite misiyo yuko uza gutaba abantu, bikaza kurangira ubatabaye. Wari ufite misiyo yo gutanga umuvumo, bikaza kurangira utanze umugisha. Mbega igitangaza cy'Imana nuko Imana ndaho itanyuza umukiro wayo kugira ngo idukize. Nta kindi rero biradusaba natwe guhindura imigambi myinshi yose twari dufite. Buri munsi Nyagasani atambutsa ijambo rye agira ngo tumwumve, duhinduke, tureke imigambi myinshi, tureke ubugome, maze tubeho neza, umuryango w'Imana ubeho neza kubera message dutambutseho. Ni ngombwa rero kugenda mu nzira z'Imana nkuko n'umwami wa Zaburi yabigarutseho muri Zaburi 25 twazirikanye. Nyagasani ntoza kugendera mu tuyira twawe. Amen. Kureka Imana ikanyereka inzira nziza. N'igihe cyose mfitiye ibibazo, imigambi mibisha, nkareka Nyagasani agatambuka iwanjye, ubundi akangira neza. Ivanjiri nayo none twazirikanye Yezu Kristo uhura n'imitego, usimbuka imitego. Uburyo abari kumutega ni babantu nanjye kuvuga bashinzwe ingoro, babantu b'Imana, babantu bamenye Imana, babantu bene wabo umuryango we. Abigisha n'amategeko n'abafarisayi, za ntiti, za mpuguke, atubasha ukoresha ibyo ubukura he, gutangira kumupinga, kumushyira mu munzani. Ariko Yezu Kristo ajya gusimbuka n'umutego kubera ko umugambi w'Imana ndakuka. Kumvise uburyo bashyira imbere Yohani, wa muhanuzi yateguza ya Mesiya, kugira ngo ashimangire ubutumwa bwa Yohani, kuko ari kugira ngo ategurire Mesiya, ndetse no kugira ngo mushingire igiti, kuko abafarisayo n'abigisha amategeko baramupingaga. Turiyumvira uburyo imitego ibashibukanye, bya bindi by'uko umwanzi agucira kobo, Imana igucira kanzu. Imitego yabo irabashibukanye kuko ubwabo batangiye basubiranamo, babuze igisubizo. Bya bindi by'uko ushobora kubeshya bikaza kurangira wibeshye. Nabo ubwabo bari bazi ukuri ko batisimo Yohani yaturukaga mu ijuru, ariko kugira ngo bikure mu isoni bati ntitubizi aho batisimo Yohani yaturukaga. Nibwo rero Yezu nawe asimbutse n'umutego bari bamuteze, nawe ntiyagira icyo ababwira kuko nyine ntibari kubyumva, kubera buri yajya barimo kubeshya, amafuti n'ibindi byinshi bituma batumva Imana. Nanjye nuko simbabwira inkomoko ubasha bwanjye. Amen, amen, amen. Ubasha bw'Imana buri gihe biragoye ko twasobanura inkomoko yabwo. Ibyo byose ibitangaza Imana ikora, hari bimwe bigaragara, ibindi ntibigaragare. Twebwe dukunze kwibona gusa ibigaragara, nuko rero tugashakisha, nyamara hari n'ibitagaragara, kuko ubasha bw'Imana ntabwo kwigwa mu gatwe kacu. Imana ifite uko iyobora, Imana ifite uko ikora n'uko ikoze. Twebwe cyacu ni ukwakira ineza y'Imana, kuko umugambi w'Imana ari ndakuka. Amasomo y'umunsi agatwereka uburyo Imana ica ahantu hose igambiriye kuducungura, igambiriye kudukiza. Nta kimana itadukora kugira ngo dukire, ntaho Imana itanyura kugira ngo dukire. Ishobora kunyura kuri ba Balamu, abapfumu, ishobora kunyura ku barozi, Imana ishobora kunyura ku bantu b'ingeri nyinshi kugira ngo itambutse ubutumwa bwayo. Icy'ingenzi rero ni ukumenya gusoma ibihe, amateka, uko Imana iri kugenda itambuka bene aho hantu, kuko umugambi w'Imana ari ndakuka. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuyobozi ukomeye cyane yari ku rwego rw'abashinzwe umutekano, yarakomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Nuko ngo baza kumuregera umujura, ruharwa, igisambo, umuntu wogoje imbaga. Nuko rero wa muyobozi ashakisha igihano cyose yahereza uwo muntu kugira ngo kimwumvishe. Aragishaka, aza kubona igihano cyuko agiye kumwicisha inzara, akamufungira ahantu ha wenyine, ubundi inzara ikazamurangiza. Nuko arangije kumufunga, agiwe arya by'agatangaza, ibyo asigaje ibindi akabigaburira imbwa ye. Ntiyigeze yita kuri wa muntu kuko agomba kumwicisha inzara nyine. Hashize iminsi aza kwibuka ko atagiye gukura wa murambo muri ya nzu kugira ngo ajye kujugunya mu cyobo yari yaracukuye. Nuko afunguye ya nzu, kakumba yari yarafungiyemo wa muntu, aratungurwa, yibaza niba ari umuzimu wahuye nawe uri muri cya cyumba, biramuyobera. Nuko asanga wa muntu yarabyibushye ameze neza. Nuko aramubaza ati, ese ni wowe
wapfuye cyangwa n'undi? Byagenze bite kugira ngo ukiriho kandi ubyibushye uko nguko? Nuko wa muntu ngo aramubwira ati nyakubahwa nyaguhora ku ngoma, wangiriye neza ko warangaburiye, ntacyo utakoze ngo ngaburire. Wa muyobozi aramubaza ati ese ibyo nabikoze ryari? Igihe wajya gohereza intumwa yawe burya yangezagaho ibyo wayihaye. Intumwa yihese ati igihe woherezaga yambwa ibyo wariyeho nanjye nibyo naryagaho. Igihe wajya gohereza yambwa yajyaga inzanira ifunguro wayihaye, nuko ikabinyuza ahangaha mu idirishya ibinzaniye, ubundi nkarya. Intumwa wanyoherezagaho yangeragaho buri munsi ikagaburira ikantunga, niyo mpamvu meze neza kubera wowe. Nuko umuyobozi neza afatwa n'ikiniga n'ikimwaro cy'imisa 25, yibaza uburyo bwose imbwa yamurushije ubutwari, yibaza uburyo bwose yari yaramufunze ariko agiye kwicisha inzara, ahubwo bikarenga akarya no kubiryo bye, ndetse binashoboke ko yanaryaga neza kumurusha. Kubera imbwa intumwa imbwa asigara yibaza ati koko nkwicisha inzara imbwa ikwiteho? Nguko ruharwa yasangiraga na shebuja binyuze kuri yambwa, le chien fidèle, imbwa y'indahemuka. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Umugambi w'Imana, kuko umugambi w'Imana ari ndakuka. Reka dusoreze ku tuntu dutatu tuza kugufasha nawe kureba aho Imana hose yagiye inyura kugira ngo igukize. Icyambere nuko ntaho Imana itaca kugira ngo gucungure. Imana ishobora kunyuzura ku ntumwa nyinshi, ikanyura ku bintu, ikanyura ku bantu, igatanga ibimenyetso, ikanyura ku mbwa, ikanyura no ku ntare, ikanyura ku njangwe, ikanyura ku gikona. Twibuke cya gikona cyagaburiye Eliya kikamuzanira umugati. N'ahandi henshi Nyagasani yanyura. Ntaho Nyagasani atanyura aje kugukiza. Kora nawe ifoto y'imbwa Nyagasani anyuraho kugira ngo ikuzanire umugati, ikuzanire inyama, ikuzanire ifunguro, kandi baragucira ishyanga wari warahaho kato, wari ugiye kwicwa n'inzara, nuko Imana igakugaburira kubera ineza yayo, kubera impuhwe zayo. Umwanzi yateze imitego, ariko kubera impuhwe z'Imana washoboye gusimbuka. Nawe ushimira Imana. Nguko n'Imana ishobora kunyura ku murozi, ikanyura ku mupfumu nka Balamu, ikaza kurangira Balamu Imana imukoresheje, ikanyura ku mbwa, ikanyura ahashoboka ndetse n'ahadashobotse ije kugutabara. Icya kabiri twazirikana n'ubu muntu, koko ngewe umuyobozi imbwa indushe, narije kuvuga uwo muntu mujyayo myihanganire, ntago aryo nashatse kuvuga. Imbwa indusha ubutwari, imbwa indusha kugira neza, kandi ngende umuntu inyamaswa koko indushe, narije kuvuga ubu muntu ubwiza, ubutungane. Inyamaswa indushe kandi ngende umuntu, kuki ndi umugome, kuki ndi umugira nabi, kuki ndi umubisha. Imbwa n'ubwo bwayo itabitinyuka, imbwa n'ubwo bwayo koko ikora neza kundusha. Uze kwibaza uti handi uwo ndi gukora neza cyangwa ndi gukora nabi? Ubu muntu bwanjye bugera hehe? Nshobora no kubabarira mugenzi wanjye, nkamufungurira, nkamugaburira, ruharwa nkamuhindura kubera impuhwe z'Imana. Kuko umugambi w'Imana ni ndakuka, naho Imana itanyura. Icya gatatu, turi mu gihe cya Adventi, turi kwitegura amazi ya Nyagasani. Turasabwa rero kudatega abandi imitego, kuko nabo bari kwitegura amazi ya Nyagasani. Yamvuga igira iti umwanzi gucira ko Imana igucira kanzu. Nawe rero ubuzima bwa ntibukakubera umwanya wo gutega abandi imitego, ahubwo ujye utegura. Babicisha inzara ubagaburire, bagiye kubica, bagiye kubagambanira, tegura iyo migambi mibisha kugira ngo ugire neza aho unyuze hose. Utegura imitego bateze umuturanyi, utegura imitego bateze inshuti, utegura imitego batezeho n'umwanzi wawe, wita umwanzi wawe. Dore ko umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ongera ubumuntu muri wowe, ongera ubugwaneza muri wowe, bikimbwa ntikakurushe, aho urusha ko umuntu mwiza buri gihe cyose, buri munsi ugenze neza, buri munsi ukore neza, buri munsi wakira umugisha w'Imana. Nawe kandi mu kanwa ka sote umugisha w'Imana, ineza y'Imana, urukundo rw'Imana, uvuge neza, ukore neza buri munsi kubera Imana, kubera umugambi w'Imana mwiza, kubera umugambi mwiza Imana igufiteho buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.